Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze muri amasaha tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse kandi nanone muri studio aho tugiye kureba rero amwe mu makuru adasanzwe agezweho kugeza kuri iyi saha. Ntabwo asanzwe koko, nimvuga nti amakuru adasanzwe wumve ko ibi ari ibintu biteye ubwoba, umve ko ibi ari ibintu byakangaranyije bamwe baribaza bati se noneho iyi Kivu y'Amajyaruguru hano mu mujyi wa Goma bigenze bite? Kandi nanone ubwicanyi buri kuvugwa muri teritwari ya Rucuru, turaza kubigarukaho, ndetse si ibyo gusa turagaruka ku mirwano iri kuvugwa muri teritwari ya Masisi. Ariko nk'uko nabikubwiye, amakuru adasanzwe agiye kutwerekeza kuri Joseph Kabila, umugabo wongeye kwigaragaza nyuma y'igihe atagaragara mu ruhame. Bamwe rero bati yarari mu ndake, abandi batera ahungiye mu bihugu bimwe bya Afurika. Tugiye kureba rero amwe mu magambo yavuze, mu by'ukuri ingaruka ashobora kuba yamugiraho we ubwe ku giti cye, ndetse n'ingaruka bishobora kuba byagira nanone kuri M23. Ni mu gihe mu kanya gashize n'ubundi tumaze kurondora ikiganiro yagiranye n'igitangazamakuru La Libre de Belgique cyo mu Bubiligi. Ni Rucuru nyuma y'ubujura bwo kwiba amadolari arenga 70,000 by'amafaranga y'amanyamerika yaragenewe abarimu muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse no ku kirwa cy'Ijwi. Hari ikindi gikorwa rero cy'ubujura cyakozwe, gikorwa kuri wa mbere tariki 23 Werurwe i Rumangabo muri Rucuru kuri uyu murongo. Rero nkuko amakuru haturuka bivuga, ni inkuru rero yakozwemo ibikorwa byakozwe bikorwa nkuko mu byumva muri inkuru, nkuko amakuru menshi abivuga. Umubare munini w'inyeshyamba za M23 ngo zimaze imyaka irenga 3 zigenzura ibice, ndetse ngo muri iki gice cya Goma Butembo iyi axe, kubera ko ni ibice bikunda kunyuramo mu by'ukuri ibitangwa na leta ku baturage ndetse n'abakora imirimo ya leta mu bice bigenzurwa na M23, ngo hakaba hari ikibazo cy'uko abarwanyi ba FC23 babarizwa muri ibi bice bamaze amezi agera kuri imyaka igera kuri 3, havuzwe imyaka 3, ngo bamaze imyaka 3 yose badahembwa. Ngibi bikurura ikibazo cy'ubugizi bwa nabi ariko bushingiye ku bwambuzi bukorwa n'abari muri ibi bice. Ndetse kandi mu mafoto yagaragaye hafi y'aho ibikorwa byabereye hakaba hagaragaye abarwanyi ba M23, ngira ngo twabishyize muri groupe mwabibonye, ariko akaba ari ibikorwa byakozwe rero bibi cyane rwose, biteye ubwoba kandi byibasira inyoko muntu, bidakwiye kuba biranga ikiremwa muntu aho kiva kikagira ko cyabikorera mu by'ukuri umuntu mugenzi we cyangwa se mugenzi rwose wabo. Urumva ko ni ibintu bibi cyane. Hanyuma rero reka twinjire mu makuru yirize. Naho bita Joseph Kabila ashobora kuba yishyize mu byago bikomeye cyane. Uyu mugabo tayari yamaze gushotora uwo bita Felix Tshisekedi Tshilombo, avuga ko ubutegetsi bwe kuva yajya ku butegetsi mu 2018 2019 ngo nta kintu na kimwe yigeze ageza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo kandi yavuze ko ngo ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Tshilombo kugeza kuri iyi nshuro bukoresha icyo bita igitugu. Igitugu rwose ngo nicyo kiri kuranga ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Avuga kandi ko nta nzira ishoboka ubutegetsi butanga mu gukemura ibibazo byugarije akarere k'uburasirazuba bwa Kongo, ndetse akomoza no kuri Ituri. Uwo ni Joseph Kabila muri iki kiganiro yagiranaga na La Libre de Belgique. Ati rwose Ituri naho ibibazo by'umutekano muke byariyongereye, nyamara nari narabigabanyije. Uwo ni Joseph Kabila. Arongera kandi nanone yaje no kubazwa ku byavuzwe na Colonel Nanga. Burabizi ko umugabo bita Colonel Nanga Yeburo kugeza umunsi ari umuntu wigamba cyane kenshi rwose, avuga ati ngewe uyu Felix Tshisekedi Tshilombo iyo ntaza kwemera ko ashyirwa rwose mu myanya y'ubuyobozi, agashyirwa tukamwibira amajwi, ntago aba yarabaye perezida w'iki gihugu. Ati rwose ntabwo biba byarakunze cyangwa se ntabwo biba byarashobotse, byabaye kubera ko ngewe na bagenzi banjye twamwibiye amajwi. Iki kintu ntabwo ari inshuro imwe uwo bita Colonel Nanga n'ubundi mu ishyirahamwe rimwe n'abarwanyi ba M23 AFC nyine mu by'ukuri akigarukaho. Ariko uwo bita Colonel Joseph Kabila ubwo yabazwaga n'iki gitangazamakuru muri interview arimo akora, ntabwo yigeze abyemeza cyangwa se ngo abihakane,
ariko yavuze ati ayo makuru ngewe ntayo mpagazeho, ntabwo dushobora kuba twayemeza. Ati cyakoza ubwo Felix Tshisekedi Tshilombo yajyaga ku butegetsi, kubera ko benshi mu bari biganje mu buyobozi bari abo mu ishyaka ryanjye twasinyanye amasezerano, atari ko ayo masezerano yaje kuyatera umugongo. Ati n'ubu mubaje birashoboka ko ashaka kwemera, ariko biranashoboka ko yayahakana. Atari ko icyakoza cyangwa se icyo nshobora kuba nababwira, icyo mushobora kuba mwamenya kuri iyi nshuro nuko mu by'ukuri hari amasezerano twasinyanye. Rero ibyo ngibyo Colonel Nanga Yeburo avuga yiyitirira ko yazanye Felix Tshisekedi ku butegetsi cyangwa se ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ngiye ntabwo mbizi. Ati ibyo mwazabimubaza, ntabwo mwakwigera rwose mufata ikaramu yanyu ngo mubinyandikeho ngo ngiye ngo nemeje ko ngo uyu nguyu ngo Tshisekedi ngo ari Colonel Nanga wamushyize mu buyobozi. Nyamara ibi bikaba byagaragaje ko ibyo Colonel Nanga Yeburo yavuze bishobora kuba atari ukuri, kubera ko ubwo yabitangazaga yavugaga ko mu bo bakoranye harimo n'uyu Joseph Kabila, none akaba yageze iki, akaba yabihakanye. Ibi rero bishobora gukura umwuka mubi muri hagati ye na Colonel Nanga kugeza umunsi ufite ihuriro AFC, ndetse umwuka mubi n'ubundi navuga ko ari umwuka n'ubundi wasasiwe, kuko ngira murabizi ko Joseph Kabila nawe yamaze gushyiraho ihuriro rye ry'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nyamara na Colonel Nanga afite irindi naryo ry'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo mahuriro yose yashingiwe muri Kenya. Ibyo rero bikaza kuza kugaragaza uguhangana kugenda kubaho, mu gihe noneho habaho no kugenda bavuguruzanya mu byo bavuze, bigaragaza ihangana ndetse no kuba mu by'ukuri uyu mutwe ushobora kuba urimo uragenda rwose n'uruva gusenya. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya, uyu Joseph Kabila ku magambo yavuze ku mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi, ku byo yavuze nanone ku Bubiligi, kuko yagarutse ku Bubiligi avuga ko nta gisubizo ari kubona ku Bubiligi, ndetse avuga ko Bubiligi bukwiye kwisubiraho, ndetse ibi ngibi rwose nanone urumva si byiza kuri we. Ariko ntabwo mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi aratanga igisubizo ku byo Joseph Kabila yavuze. Gusa icyakora ni ikintu gitegerejwe cyane niba hari ibyo aza gutangaho umurongo, ariko abenshi bakavuga bati nanone n'umwuka mubi nanone wari usanzwe uri hagati ye na Felix Tshisekedi Tshilombo ushaka kuba noneho ugiye kuba warushaho kuba mubi, cyangwa se wajya waba mubi. Ati ibyo twabonye noneho bishaka kuba bidakomeye, ahubwo kuri iyi nshuro ibigiye kuba, cyangwa se uku guhangana hagati y'abagabo bombi rwose bose batwaye iki gihugu ndetse n'umwe ugitwaye kugeza uyu munsi, bishaka kuba aribwo bigiye kuba byaba ingorabahizi cyangwa se byaba ingume. Ariko ibyo ntabwo byigeze bifatwaho umwanzuro, ni ibitekerezo hakurikijwe amagambo ndetse n'ibitekerezo byatanzwe n'uyu nguyu Joseph Kabila ubwo yaganiraga n'iki gitangazamakuru La Libre de Belgique. Uyu rero akaba yakomeje kuri byinshi, yakomoza ku biryo nk'uko ndimo mbikubwira, ndetse no ku burasirazuba bwa Kongo, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nimwe mu bitekerezo rero akomeje kugenda atanga, harimo ibyishimo ndetse harimo n'ibitishimiwe nk'uko bizakomeje kugenda bigaragazwa. Rero uyu Joseph Kabila mu byo yavuze ko icyo we yifuza cyangwa se icyo ashaka kugeraho uyu munsi nta kindi nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibona amahoro ndetse bikagenda mu nzira nziza. Ariko nanone hari ikindi kintu uyu Joseph Kabila nubwo noneho yongeye kwigaragaza, ngira ngo mwanabyiyumviye, yagize icyo atangaza abajijwe aho ari uyu munsi. Yavuze ko aba mu nzu ye yaguze mu 1999 hano rwose muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Ariko ibi bishobora kumushyira mu byago bikomeye cyane, ngira ngo murabizi ko uyu munsi aba ari muri staff rwose ya AFC 23 barimo baragenda bahigishwa uruhindi, za drone ziri kubahiga, wazarendo bari kubahiga, ndetse uyu mugabo ntashidikanya ko na FDR ishobora kuba arimo bo iri gukenda ishakisha. Yewe mu gihe akomeje kugenda yiteranya ku buryo budasanzwe n'abayobozi barimo ba Colonel Nanga bashaka no kumwima amakuru ndetse no kubugambana mu gihe babona ko ari kubabera igisitaza mu migambi yabo, cyangwa se uyu Felix Tshisekedi Tshilombo batangiye kutumvikana ko buraguhangana umukuru w'igihugu. Ni ikintu cyo gikomeye. Yanakomeje kubijyanye na Katanga, aho Kabila yakanye ko hari umugambi wo kwigenga kuri Katanga. Ibyagiye bivugwa kenshi, anyomozo ibyavuzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, avuga ko ibyo buvuga atari ukuri. Katanga idashaka kwigenga, idashaka kwigenga cyangwa se kwiyomora rwose ngo kuri leta ya Kongo ngo ibe igice cyigenga. Yavuze rero ahubwo ko
no kuri Kivu zombi, ni ukuvuga Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Murabizi ko hagiye havugwa ko nabo bashaka rwose gukora leta zigenga. Nawe yavuze ati ikintu bita balkanization ntabwo gishoboka, yaba kuri Katanga, yaba kuri Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Ibyo 23 yagerageje gukora, ndetse n'uruse 23 hamwe n'uruhande mu by'ukuri ruvuga ko rushyigikiwe n'u Rwanda rwose bigendeye hamwe, bavuga ko ngo bashaka gushyiraho Kivu yigenga. Ibyo byose uyu mugabo akaba yavuze ko bidashoboka, ahubwo ngo igishobora kubaho, ati munyarukire Sudani murebe uko Sudani munsi imeze, harimo akavuyo, harimo akajagari, ibintu bimeze nabi mu nzego zose zishoboka. Ati twebwe rero ibyo turimo tubona ni bishobora kuba bishobora kuba muri Congo, ntabwo ari balkanization mu mboni ze, atabwo icyo bita sudanization niyo nyito yabihaye, kuba rwose igihugu ngo cyarangwa n'akavuyo, cyarangwa n'akajagari, nibyo we arimo aragerageza kubona. Ati ibindi byo mu byibagirwe mu bikoreho amaso. Balkanization rero we yavuze ko idashoboka, ahubwo akavuyo muri iki gihugu kazakomeza kugaragara cyangwa se kwerekanwa mu gihe ubutegetsi abushinja kuba buri mu bambere mu bagira uruhare muri ibyo bikorwa. Uyu rero akaba ari Joseph Kabila, yabajijwe impamvu ari Igoma kandi yarabaye umukuru w'igihugu, ndetse ari n'umuntu ukomeye wenda tuvuga uyu munsi niba ari umuntu ushakishwa kuba yatabwa muri yombi, afite n'ubushobozi bwo kuba yajya ahandi. Ati rero Igoma ni iwacu, ati ndahabaye rwose kandi nahaguze inzu mu 1999. Yagaragaje rero ko ibi ngibi biri kuba ngo byatangiye kuvugwa mu 2019 nyuma y'uko Felix Tshisekedi afashe ubutegetsi. Ati twagiye dushinjwa gukorana na FC23. Ati ndizera ko mfite uburenganzira bwo kuvugana n'abanyekongo bose, intego nyamukuru ari ukubungabunga ubumwe no gushaka amahoro kuri njye. Ati nibwo butumwa rero yatanze, avuga ati njyewe ndumva ko n'aba ahantu hose. Ati inzu ni yanjye narayiguze muri 1999. Ati ikindi kandi nanone ibyo byatangiye kuvugwa kuva Felix Tshisekedi Chilombo yajya ku butegetsi ni muri 2019, agaragaza rwose ko ngo ibyo atari bimwe mu bimuteye ubwoba. Uwo niwo bita Felix Tshisekedi Chilombo wavuzweho, ubwo n'ububirigi bwavuzweho, Colonel Nanga wavuzweho, ni byinshi yagarutseho. Ngira ngo ariko ikindi nababwira cyangwa se nababwiyeho niyo mitwe ishaka kugenda ni ukuba mu by'ukuri ashobora kuba yongeye amahirwe y'abashaka kumwiga kugira ngo bamubone mu kongera kugaragara ari na hano mu burasirazuba bwa Congo. Kimwe mu bintu na bamwe mu bayobozi bazize, ngira ngo murabyibuka, uwo bita Generali Sultani Emmanuel Makenga, ubwo yajyaga ahantu bita Rubaya agakoresha ibiganiro ari kumwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, gusa hakaza kuba kwibeshyaho gato, kuko nawe bivuga ko ari mu bari batagetinzwe. Uyu mugabo Joseph Kabila nawe uri mu bahigishwa uruhindo kuba yagaragaye ahangaha, ndetse akavuga n'aho aherereye bikagaragara neza ko ari muri uyu mujyi wa Goma. Nyamara yerutse no kugabwa ibitero bivuga ko bizahitanye bita Karine Bosset, wari umukozi wa UNICEF. Ni nanone ibyago bikomeye cyane kuri we, bimwongera ibyago byo kuba ashaka kwicwa mu bitero bya za drone bikomeje kugabwa, cyangwa se n'aba ngaba bakomeje kugenda yihakana, bakaba mu by'ukuri bagira iki, bakaba bamukura mu mwuka, cyangwa se bamuhitana mu gihe babona ko arimo gukomeza kugenda abitambika. Ibitangazamakuru RFI nabyo bikaba byagiye rero bigira amakuru bitanga kuri uyu mugabo Joseph Kabila Kabange, umuhungu wa Desire Kabila watwaye iki gihugu rwose imyaka igera kuri 18 yose akiyoboye kugeza uyu munsi, ariko akaba arimo arabarizwa mu mitwe y'inyeshyamba. Bikomeza kugenda byibazwaho rero, cyangwa se bitekerezwaho nanone, abantu bakavuga bati ni amayobera akomeye cyane. Muri iyi politike ye Joseph Kabila yanaburiye ko nubwo hakunze kuvugwa ko igihugu gishobora gucikamo ibice, balkanization, we abona hashobora kuba ikibazo gikomeye kurushaho gisa n'ibyabaye muri Sudani, aho igihugu cyagiye kikaba akavuyo gusa. Ibitekerezo bya Joseph Kabila bigaragaza ukutumvikana gukomeye hagati ye n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, ndetse bikerekana impaka zikomeje kuba ndende ku cyerekezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bamwe mu bategetsi ndetse n'abanyapolitike batabyumva kimwe,
nawe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero uyahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange yagize byinshi akomeza kuvuga ngo kuba igoma no kugirana ibiganiro n'abanyekongo bose nabyo biri mu byo yakomojeho ku byo yakomeje kugenda avuga mu gusubiza ikibazo cyatumye benshi bibaza ku kuba ari igoma we ubwe ku giti cye nyine Joseph Kabila ngo umujyi kugeza umunsi arimo ugenzurwa n'ubutwa F23. Kabila yavuze ko nta gitangaje kirimo kuko ari iwabo. Yagize ati Goma ni iwanjye, ari mu nzu naguze mu 1999. Yongeyeho ko kuba ari aho bidakwiye gufatwa nk'ikibazo kuko abona afite uburenganzira bwo kuganira n'abanyekongo bose aho bari hose agamije gushaka amahoro n'ubumwe bw'igihugu. Yavuze ko ibibazo n'igitutu byatangiye kumugirwaho kuva mu 2019 mbere y'uko M23 ibaho, ashimangira ko ibikorwa bye bifite intego yo kunga abanyekongo. Ku mubano we na Tshisekedi n'amasezerano yo mu 2019 nanone yabigarutseho. Kabila yanavuze ko amasezerano yigeze kugirana n'ihuriro rya Perezida Felix Tshisekedi nyuma y'amatora yo mu 2018 yagaragaje ko icyo gihe ishyaka rye ryari rifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko bigatuma Tshisekedi utarashoboraga kuyobora wenyine amwiyungaho. Agize ati bashyizeho ubufatanye kugira ngo igihugu kiyoborwe mwituze kugeza ku matora akurikiyeho. Gusa yashinje Tshisekedi nabo bafatanyije guhakana ayo masezerano nyuma avuga ko afite kopi yayo nk'ikimenyetso. Ku bijyanye n'amagambo ya Colonel Nanga wavuze ko ari we wazanye Tshisekedi ku butegetsi, Kabila yavuze ko ayo magambo ari aye bwite atayiyandikaho. Bamwe bumvishe rero amagambo yavuzwe na Joseph Kabila batangiye kuvuga bati se haba hari ukutumvikana hagati y'impande zombi, ariko mu byumvikana neza icyo yashatse gusobanura ni uko ibitekerezo bya Colonel Nanga ku giti cye bidashobora kumwitirirwa, kandi bikaba byumvikanye ko rero ibyo Colonel Nanga Yeburo yavuze byo kubavuga ko ari we wazanye Felix Tshisekedi bitaba ari byo, kuko mu gihe bari mu rugaga rumwe ubwo Kabila akaba atabizi, bivuze ko ayo makuru ashobora kuba atariyo. Joseph Kabila ati ibyabaye muri Sudan bishobora kuba aribyo bigiye kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo yise Sudanization ndetse na Balkanization ngo bishobora kuba kimwe. Kabila yanagarutse ku mvugo ikunze gukoreshwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose ngo ishobora gucika mu bice. Yagize ati igihugu gishobora kugana mu cyerekezo yise Sudanization ugereranyije n'ibyaha muri Sudan. Kabila yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi gushyiraho igitugu, kwica amategeko. Ingingo ya 64 y'itegeko nshinga ikaba yarishwe, ndetse Kabila yanenze Ububiligi avuga ko bushobora kuba buri gutakaza ubushobozi bwo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko bushyigikira ubutegetsi buriho. Gusa yavuze ko ubwo abenshi bakavuga bati se Ububiligi bwakaba bushyigikira n'inyeshyamba. Yavuze ko butangiye kwiyangiza mu bijyanye n'uruhare rwabwo muri politiki ya Kongo, ariko agaragaza ko icyizere ko bushobora kwisubiraho. Anashimira ubutabera bwaho bwakozwe nyine bukomeje kugerageza gukorwa. Gusa abenshi bakaba batumva ku byo kuri iyi ngingo uburyo ki Ububiligi bushaka gufasha leta ndetse bukarenga bukaba bwafasha n'inyeshyamba, kuko M23 cyangwa se uruhande uyu munsi M23 iri kugaragaraho mu byibuka neza ni uruhande rurimo kugaragaramo inyeshyamba cyangwa se mu by'ukuri M23. Tunyarukiye ku zindi ngingo nk'uko nabasezeranyije, muri teritwari ya Masisi hari kuvugwa imirwano. Ubwo ibi Joseph Kabila arimo kubivuga mu mujyi wa Goma, niho aherereye kugeza uyu munsi, asubiza ku byo kwibaza impamvu ari mu mujyi wa Goma, asubiza ku cy'Ububiligi, asubiza ku cyo guhindura ku itegeko nshinga ndetse n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Imirwano rero yari ikomeje mu bice bimwe na bimwe. Imirwano yari ikomeje muri teritwari ya Masisi, imirwano yari ikomeje ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nko muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko tugiye kuba twabigarukaho. Amakuru atugeraho izi saha aravuga ko Masisi, kamwe muri teritwari zigize Kivu y'Amajyaruguru, teritwari yakunze kwibasirwa n'imirwano, ndetse teritwari yanashegeshwe ku buryo budasanzwe n'imirwano, kuko ni na kimwe mu bice byagiye byibasirwa n'ibitero bikomeye cyane bya za drone by'igisirikare cya leta ya Kongo kuri bimwe mu birindiro bya 23. Kugeza umunsi hamaze gupfa abantu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho za Rubaya, ngira ngo tugenda tubigaruka umunsi ku wundi.
dore ejo bundi nibwo habarurwaga abagera muri magana atandatu gutyo ko bari bamaze gupfa rwose mu gihe gito cyane kubera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko bukorwa mu buryo butemewe n'amategeko, bugakorwa nabi, bugateza ibirimo inkangu ndetse benshi bakabitakarizamo ubuzima. Imirwano ikomeye yongeye kubura hano muri teritwari ya Masisi nk'uko amakuru aturukayo ari kubidutangariza. Iyi mirwano rero yahuje itsinda ry'umutwe wa AFC 23 cyangwa se itsinda rya 23 ribarizwa mu cyitwa AFC Alliance Fleuve Congo. Ni imirwano ikomeye yongeye kubura kuva mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere tariki 23 Werurwe 2026 nk'uko amakuru aturuka muri ako gace kaberagamo imirwano ari kubivuga, aho bita Ikazinga muri Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi mu Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara niho haje kubera rero iyi mirwano. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano ndetse n'abayobozi b'imidugudu muri utu duce akaba avuga ko imirwano yabereye yaje gutangira mu masaha 11 za mu gitondo ubwo abarwanyi b'umutwe wa AFC 23 bagabaga igitero ku birindiro by'ingabo bafatanyije n'imitwe yitwara gisirikare izwi nka Wazalendo isanzwe igenzura ako gace k'ingenzi. Abaturage bavuga ko urusaku rw'amasasu rwari rwinshi cyane, aho hakoreshejwe intwaro ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba bukomeye mu baturage batuye muri midugudu ikikije Kazinga, kamwe mu duce nyine twaberaga imirwano. Amasasu n'ibisasu byumvikanye mu duce twinshi twegereye aho imirwano yabereye, bituma benshi bahunga ingo zabo bashaka ubuhungiro. Amakuru atandukanye ava mu baturage n'abari hafi yaho imirwano iri kubera rwose ngo bagaragaza ko iki gitero cyari kigamije kongera kwigarurira Kazinga, agace kari kamaze ibyumweru bike kagenzurwa na Wazalendo nyuma yo kugasubirana n'izo nyeshyamba. Gusa Kazinga ifatwa nk'agace k'ingenzi cyane mu bijyanye n'igenzura ry'imihanda n'imigenderanire muri Masisi, ari nayo mpamvu impande zihanganye zigaragaza inyota yo kwigarurira no kugumana ububasha bwako. Iyi mirwano mishya irerekana ko umutekano muri Masisi ukomeje kuba muke, aho imirwano hagati ya AFC 23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC akenshi zifatanyije na Wazalendo ikomeje gufata indi ntera mu minsi ishize. Abaturage muri ako karere bakomeje kuba mu bibazo bikomeye birimo kwimurwa ku gahato, kubura ibiribwa n'ubuvuzi ndetse no kubaho mu bwoba buhoraho bitewe n'amasasu n'ibitero bitunguranye. Kugeza ubu nta mubare w'abahitanwe n'iyi mirwano cyangwa abakomeretse uratangazwa ku mugaragaro, ariko impungenge ni zose ku mutekano w'abasivile bakomeje kugerwaho n'ingaruka z'iyi mirwano idahagarara. Abasesenguzi bavuga ko hakenewe ingamba zihamye za politike n'ubuhuza kugira ngo hahagarikwe iyi mirwano ikomeje kuzambya ubuzima bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bamaze imyaka myinshi mu bibazo by'umutekano muke. Nk'uko amakuru turuka muri bice abigaragaza, ibibazo by'umutekano muke byo byakomeje kunyura rwose byibasira abaturage batuye muri bice, hakaba hategerejwe igisubizo cya nyacyo kizagerwaho kugira ngo rwose abaturage bo byibuze babashe kuba mu mahoro n'umutekano. Amakuru atangwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye aravuga yuko abarwanyi ba M23 bakomeje kugorwa mu buryo budasanzwe n'ibitero biri kugabwa muri Kivu y'Amajyepfo n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba barwanyi rero bakaba bemeje ko kuri ubu hari kumvikana ibitero bikomeye cyane bya za drone byagabwe mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba by'ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero rero bakaba bari kubishinja uruhande rwa guverinoma ko ibyo bitero binibasira cyane iyi myanya ituwe n'abaturage. Lawrence Kanyuka ndetse na Maniragaba bya Shoni John akaba yabwiye igitangazamakuru kimwe mu gukora imbere mu gihugu cy'u Rwanda ko ibitero bya drone byakomeje kugenda bigabwa muri Kivu y'Amajyepfo ngo birimo biribasira imyanya ituwe n'abaturage by'umwihariko abanyamurenge, ndetse akavuga ko ngo byagaragaye mu midugudu itandukanye ndetse no muri Minembwe Centre kuva tariki 21 ngo ibyo bitero bikaba byaribasiriye abarwanyi abaturage. Gusa mu makuru ari gutangazwa igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bo bakaba mu by'ukuri barimo kugaragaza cyangwa se barimo kwerekana ko kugeza uyu munsi batizeye neza cyangwa se badashobora kuba bakora ibyo bikorwa nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho.